ikigendanye no gushaka rero ni umukobwa. Abantu benshi bajyaga bibaza batese uyu ni umukobwa ni umugore ni iki, ariko ndagira ngo mbabwire ko hari umukobwa. Uyu ni umukobwa mu kiganiro yigeze gutanga yasobanuye ko Imana yamubwiye ko gushaka kwe biri mu biganza byayo, nibishaka azashaka, nitabishaka azaguma ari umukobwa. Ndagira ngo mbabwire ko hari umukobwa rero benshi bajyaga babona ukuntu agaragara nk'ukuze ariko akaba akiri umukobwa. Ibi ngibi rwose ni mwitonde, ibi ngibi Imana niyo bifite mu biganza byayo. Yaravuze ngo ese mwigeze mubona mushiki wa Yohani, mwigeze mubona umugore wa Yohani cyangwa se wa Pahoro cyangwa se wa Matayo, nawe yavuze ko ari mushiki wa Yohani. Rero twari giharamagara ko ari umukobwa utagira ubwoba, yitwa RIZIKI Chantal. RIZIKI Chantal, turabakunda cyane rero, mujye mukomeza mudukurikirane hano kuri Mahombe Empire. Iki ni igice cya mbere cy'amateka ya RIZIKI Chantal. Mujye ahatangirwa ibitekerezo cyangwa se komenti, muduhe igitekerezo cy'ibyo twazabagezaho ubukurikiraho. Iyi ni Mahombe Empire rero, turabakunda cyane sana, kandi subscribe. Ayivugaho cyane ndetse n'ibibazo by'itorero, ibi nibyo yagiye avugaho cyane. Ngira ngo mwajye mwumva aho avuga ngo abashumba bamwe ni ibirara, ngo ni injyagera, ngo ni inturi zihishe mu matorero kubera ibyo birwa bakoreramo, barya amafaranga ya za kompasiyo, barya amaturo, bari mu matorero basambana. Hari aho yavuze ko hari umuyobozi w'itorero wigeze gusambanya umwana w'umukobwa agaza guhamagara RIZIKI amugisha inama. Ibi byose abivugaho, nicyo cyanatumye akurwa muri ADPR bitewe n'ubuhanuzi bwe n'inyigisho ze. Benshi bemera ko afite impano bakanamukunda cyane, mu gihe abandi batamukunda bitewe n'ibyo avuga kuko ntaho ajya yegamira. Nta wundi yitwa RIZIKI Chantal, ni umukobwa utagira ubwoba. Uyu rero ni umuhanuzi ugibwaho impaka cyane bitewe n'ibitekerezo bye ku myambarire y'abagore, ku bayobozi b'amadini no ku bikorwa bimwe by'insengero byatumye akundwa ndetse abandi bakamunenga. Yagiye avuga cyane ku myambarire y'abakristo, abagore n'abakobwa. Yagiye abivugaho cyane, hadakunda biyambika ubusamamini, bagenda barata ibibero n'ibiki, bisiga inzara, banadefiriza basigamo bya bivuta bya mukorogo. Ibi ntiyagiye abikunda cyane. Avuga no ku bayobozi b'amadini, imyitwarire yabo itameze neza cyane cyangwa se idahwitse. Ibi nabyo yagiye abivugaho cyane. Yagiye abivugaho cyane no ku bikorwa bimwe by'insengero byatumye akundwa na bamwe, ariko abandi bakagenda bamunenga bitewe n'ibyo yagiye avuga. Iyi ni Mahombe Empire rero, guma hano tubane nkusobanurire byinshi ku mateka ya RIZIKI Chantal. Ndabakunda cyane, ntagire aho ujya. Hari byinshi cyane byagiye bituma RIZIKI Chantal rero amenyekana. Hari byinshi uzi wamumenyeyeho, hari n'ibyinshi abandi bamumenyeyeho. Rero icyatumye amenyekana cyane cyane, hari inkuru ya Cadillac cyangwa se itwikwa ry'akabari ka Cadillac. Iki ni kimwe mu bintu byavuzwe cyane kuri we. Mu buhamya bwe yagiye anitangira, yavuze ko Imana yamweretse ibikorwa by'ubusambanyi n'ubusinzi byabaga ahantu hitwaga Cadillac mu kabari, maze asaba abantu kwihana. Nyuma yaho benshi mu bamushyigikiye bavuze ko ibyabaye kuri iyo nyubako byahuriranye n'ubutumwa yari yaratanze. Uyu RIZIKI Chantal yagiye yarabwiriza rero, bamwe bashaka kumusimbukana. Bamaze gukora ibyo byose, bashatse kumusimbukana aratura, Imana imanurira umuriro utwika akabari ka Cadillac, karashya karakongora. Ibi ni ibintu byabayeho, ntabwo ari komedi, nta nubwo ari AI iri kubivuga. Ibi bintu byabayeho, ntabwo ari amakabya nkuru. Ikindi ku bigendanye n'ubutumwa bwe rero kuri ADPR, uyu RIZIKI Chantal yakunze kuvuga ko ADPR ikeneye kwisubiraho no kwezwa. Hari ibiganiro byinshi yatanze avuga ko Imana izongera gukorera muri ADPR nyuma yo gukoramo isuku. Ibi byateye impaka hagati y'abamushyigikiye n'abataramwemeraga. Rero ibi ngibi yarabivuze. Bibutsa ko yahanuye no kubigendanye n'ifungwa ry'insengero. Yatangiye hanura kuri corona, avuga ko abantu bagiye kubona amaparikingi, bagiye guparika amamodoka yabo n'ibindi byinshi, ko insengero zigiye gufungwa. Hashize iminsi coronavirus biraje, insengero zirafungwa, ziza gufungurwa. Hanura ko Imana atari yazifunguye, ahubwo ko iby'imfunguzo kigiye kongera ikazikinga, ikibikira imfunguzo. Nibwo hahise haza ifungwa ry'insengero ejo bundi, kugira ngo byose mwarabyiyumviye kuko ni ibintu byabayeho. Ikindi yamenyekanye cyane avuga ku myambarire y'abagore. Yamenyekanye cyane kubera inyigisho zikomeye ku myambarire y'abakristo, cyane cyane abagore. Yakunze kurenga imyambaro, abona ko idahesha Imana icyubahiro. Ibintu byatumye bamwe bamushyigikira cyane, abandi bakamunenga. Hajya mu byumba cyane, bajya bavuga ko bakobwa biyambika ubusa, biyambika udupataro. Kobwa utagira ubwoba, yitwa mushiki wa Yohani, yitwa igiharamagara.
nta wundi yitwa RIZIKI Chantal, umukobwa w'umuvugabutumwa utagira ubwoba, umuhanuzikazi, abenshi ngira ngo muramuzi. Yavukiye mu cyahoze ari Cyangugu, ubu ni mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba, kandi yavukiye mu muryango wa Gatulika, aho ndetse yigeze kuba n'umubikira, nyuma akaza kubivamo akakira agakiza. Yaje kuba umubikira, noneho ageze mu gatatu segonderi ajya kuba ku mumama amufashaga, wari waramubeshye ko azamwishyurira amashuri yisumbuye. Ubwo nkiri aho ngaho ndababwira ko yanize amashuri 3 yisumbuye yonyine, atigeze arenzaho andi mashuri, aho uwo mubyeyi yigeze kumuhemukira kandi yaramwizeraga abona basengana, nyuma akaza kubivamo akigira muri ADPR. Yitwa RIZIKI Chantal, kandi nanone yanyuze mu buzima bugoye cyane akiri muto, kuko yigeze no kuba ku muhanda hariya mu mujyi, aho inzara yigeze kumurya cyane, ikamurya kuko yaryaga ibiryo byo muri mondisi cyangwa se muri poberi. Noneho ageze aho aza gucisha hasi ngo bikomeye cyane, hari naho yageze ngo anywa sumu ya panya cyangwa se uramutimbera kugira ngo apfe, nabwo ntiyapfa kubera ubuzima bushariye yarabayemo. Ibi ni ibihe bigoye cyane agiye anyuramo, kandi ibi ngibi ntabwo wari ubizi. Kugendanye n'ivugabutumwa, uyu RIZIKI Chantal yamenyekanye nk'umuvugabutumwa n'umuhanuzi ukoresha cyane urubuga rwa YouTube mu gutambutsa ubuhamya. Abenshi mwagiye mumumenya cyane cyane muri za 2018, 2017, 2019 na 2020 mu bitangazamakuru bikomeye birimo Zaburi Nshya na Nkunda Gospel ndetse na Isimbi TV. Uyu muhanuzikazi ubu ndamenyesha ko yavuye mu itorero rya ADPR, atakiri muri ADPR kuko batandukanye bitewe n'ubuyobozi bw'itorero, bamuhora ibibazo by'imyumvire ye n'ubuhanuzi bwe, kuko ubuhanuzi bwe butajya bugira uwo bwegamiraho, kuko ari umuhanuzi kazi uvugisha ukuri, ukunda kureba ku myambarire n'imyitwarire y'abakristo ndetse n'ibigendanye n'ubuyobozi bw'itorero. Ubutumwa bwe bwinshi bushingira ku kwihana, kwegera Imana no kunenga ibyo abona nk'ubuyobe cyangwa uburyarya mu nsengero. RIZIKI Chantal rero byamamaye cyane kubera ubuhanuzi n'ubutumwa byavugaga ku myitwarire y'abakristo, imyambarire n'ibibazo by'itorero. Ngira ngo ku myitwarire y'abakristo bagiye mukurikira ubuhanuzi bwe cyane, niba mujya mubwumva, aho agenda avuga ku bakristo, avuga ko bagomba kwitwara, aho yagiye avuga ko umukristo nyamukristo agomba kugira ibimuranga nyine, nta kwambara amapataro ku bakobwa n'abagore, nta kwambara amajipo magufi, nta gusiga inzara. Mbese avuga ko bagomba kwitwara neza nyine nk'abakristo, za ngeso Paulo yavuze zikabaranga, bakaba abakristo nyabakristo batabivanga, batanywa inzoga, badasambana, bakirinda ibyaha byose nyine nk'uko Bibiliya bivuga. Ibi byose abivugaho nta kintu ajya yegamiraho. Imyambarire nayo ayivugaho cyane, ndetse n'ibibazo by'itorero, ibi nibyo yagiye avugaho cyane. Ngira ngo mwagiye mwumva aho avuga ngo abashumba bamwe ni ibirara, ngo ni injyagera, ngo ni inturi zihishe mu matorero kubera ibyo birwa bakoreramo, barya amafaranga ya za kompasiyo, barya amaturo, bari mu matorero basambana. Hari aho yavuze ko ari umuyobozi w'itorero wigeze gusambanya umwana w'umukobwa agaza guhamagara RIZIKI amugisha inama. Ibi byose abivugaho, nicyo cyanatumye akurwa muri ADPR bitewe n'ubuhanuzi bwe n'inyigisho ze. Benshi bemera ko afite impano bakanamukunda cyane, mu gihe abandi batamukunda bitewe n'ibyo avuga, kuko ntaho ajya yegamira. Nta wundi yitwa RIZIKI Chantal, ni umukobwa utagira ubwoba. Uyu rero ni umuhanuzikazi ugibwaho impaka cyane bitewe n'ibitekerezo bye ku myambarire y'abagore, ku bayobozi b'amadini no ku bikorwa bimwe by'insengero byatumye akundwa, ndetse abandi bakamunenga. Yagiye avuga cyane ku myambarire y'abakristo, abagore n'abakobwa. Yagiye abivugaho cyane, hadakunda biyambika ubusamamini, bagenda barata ibibero n'ibiki, bisiga inzara, banadefiriza basigamo bya bivuta bya mukorogo. Ibi ntiyagiye abikunda cyane. Avuga no ku bayobozi b'amadini, imyitwarire yabo itameze neza cyane cyangwa se idahwitse. Ibi nabyo yagiye abivugaho cyane. Yagiye abivugaho cyane no ku bikorwa bimwe by'insengero byatumye akundwa na bamwe, ariko abandi bakagenda bamunenga bitewe n'ibyo yagiye avuga. Iyi ni Mahombe Empire rero, guma hano tubane nkusobanurire byinshi ku mateka ya RIZIKI Chantal. Ndabakunda cyane, ntagire aho ujya. Hari byinshi cyane byagiye bituma RIZIKI Chantal rero amenyekana. Hari byinshi uzi wamumenyeyeho, hari n'byinshi abandi bamumenyeyeho. Rero icyatumye amenyekana cyane hari inkuru ya Cadillac cyangwa se itwikwa ry'akabari ka Cadillac. Iki ni kimwe mu bintu byavuzwe cyane kuri we. Mu buhamya bwe yagiye anitangira, yavuze ko Imana yamweretse ibikorwa by'ubusambanyi n'ubusinzi byabaga ahantu hitwaga Cadillac mu kabari, maze asaba abantu kwihana. Nyuma yaho benshi mu bamushyigikiye bavuze ko ibyabaye kuri iyo nyubako
byahuriranye n'ubutumwa yari yaratanze. Uyu RIZIKI Chantal yagiye yarabwiriza rero bamwe bashaka kumusimbukana, bamaze gukora ibyo byose bashatse kumusimbukana aratura, Imana imanura umuriro utwika akabari ka Kadirake karashya karakongora. Ibi ni ibintu byabayeho, ntabwo ari comedy, ntabwo ari AI iri kubivuga, ibi bintu byabayeho, ntabwo ari amakabya nkuru. Ikindi kubigendanye n'ubutumwa bwe rero kuri ADPR, uyu RIZIKI Chantal yakunze kuvuga ko ADPR ikeneye kwisubiraho no kwezwa. Hari ibiganiro byinshi yatanze avuga ko